Wayi ikaze kandi ndizera kumeze neza wowe ukurikira Isumba TV. Ntongeye kuguha ikaze rero wowe uri mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, by'umwihariko cyane cyane uri mu mujyi wa Kigali. Reka nk'uha ikaze kandi nongere kukwibutsa ko rwose hano ku Isumba TV ukora like ndetse kandi ukajya ubasha no gusharinga ibitekerezo byacu. Rero ahangaha dufite ni inkuru navuga ko rwose ni inkuru ishimishije cyane cyangwa se inatangaje. Murabizi ko rero amakuru atandukanye yaba imyidagaduro ndetse amakuru agiye anyuranye menshi, ngira ngo amakuru yose muyasanga hano ku Isumba TV. Reka rero noneho nongere muri aka kanya magarukire kuri iyi nkuru itangaje cyane, inkuru iri guca ibintu hirya hino na kuri video yabashe gupostingwa. Ngira ngo rero muri aka kanya ibintu biri kuvugwa cyane kuri aya mashusho agiye hanze, amashusho actually yatunguranye cyane kuko nawuze ndimo checkinga ku mbuga zitandukanye kugira ngo ndebe ahantu aya mashusho ashobora kuba yavuye cyangwa se abantu bashobora kuba bayakuye. Kuko n'amashusho tudakunze kubona, narebye kuri account ya Ange Kagame mbona ntayo mbonyeho, ndeba kuri account ya His Excellence yo kuri Twitter cyane cyane. Urabizi ko ariyo bakunda gukoresha cyane cyane bijyanye n'imbuga nkoranyambaga cyane zihora ziri active cyane. Narebyeho naho mbona nta kuri account ya His Excellence ntago naho bigaragaraho. Njya kuri account ya Her Excellence Madame Jeannette Kagame. N'amashusho navuga ko tutamenyereye, ntago nakubwiza ukuri ngo nkubwire ngo aya mashusho ashobora kukwereka mu rugo kwa Perezida cyangwa se mu rugo kwa Ange Kagame. Nk'uko ubibona urabona ko n'ubundi bari muri salo mu rugo nyine, ubona ko mo imbere y'indani, ariko ugahita ubibona neza ko uyu muntu wafashe amashusho n'ubundi yafashe samuwe ahantu imbere cyangwa se ari n'umuntu agiye gusura cyangwa se bari mu rugo. N'amashusho rero navuga ko yagaragaje Madame Jeannette Kagame ateruye umwuzukuru we cyangwa se ateruye umwana wa Ange Kagame, akaba ari umukobwa rero wa kabiri cyangwa se umwuzukuru we wa kabiri wa Perezida. Nk'uko uri kubibona rero kuri video urabona ko bishimye cyane. Nubibona neza cyangwa se nibabonye ino video urabona ko wumvishe ni ko bari barimo n'ubundi babwira umwana nakebuke ari murimo gufata amashusho. So navuga ko rero nk'uko mubibona kuri iyi foto cyangwa se kuri video, murabona ko bari ahantu mu nzu, ubona ko ari umuryango wose. Urabona ko hirya naho Ange Kagame ndetse nagiye agaragara rwose, ubona ko asa nkaho ari umuntu bashobora kuba barimo baraganira ku ruhande. Ukabona ko barimo berekana nyine umwuzukuru wabo wa kabiri, kandi ubona ko rwose Perezida ubona ko rwose yishimye cyane. Navuga ko yaramwe mu mashusho navuga ko agiye hanze, ariko mu by'ukuri ntago navuga ngo sinamenya ngo yagiye hanze gute, sinavuga ngo uvuye hehe. Abantu bamwe namwe batangiye kugenda bapostinga hirya hino namwe mu mashusho navuga ko abadasanzwe udapfa kuba wabona, yerekana His Excellence ndetse n'umuryango we bari mu nzu cyangwa se bari mu rugo. Ngira ngo ikindi gihe twigeze kubona ibijyanye n'uyu muryango wenda tubona mu nzu yabo n'igihe umukuru wa statistique wari wagiye kubarura mu rugo kwa Perezida, niho twabonye cyane cyane abantu bose banatangara, baravuga ati uyu mugabo rwose agize amahirwe ko abashe kwinjira mu nzu yo kwa Perezida. Ngira ngo nyuma ya Vandengeye Ngoma akaba ari imfura nyine ya Ange Kagame, akaba n'umwuzukuru wa mbere wa His Excellence. Urabona ko muri umuntu amaje gukura bihagije. Aya mashusho rero nk'uko ndimo ndayakubwira rwose ntabwo uri buze gupfa kuyabona ahantu henshi hatandukanye, cyangwa se nubwo navuga ngo wenda yabaye shared, abantu batangiye kugenda bayasharinga cyangwa se yerekanwa hirya hino, ariko ntabwo ari abantu benshi bashobora kuba wenda babasha kuba bakwaccessinga ino video. Urabona ko ari video nyine y'ikambere cyangwa se igaragaza ibiri kubera hariya. N'ubundi ndaza kuyigusugiramo video uraza kumva neza n'ibyo barimo kuvuga, uko n'amajwi rwose yararimo. Ubona ko umuntu rwose wifashe nta bintu byinshi yashyizemo cyangwa se ngo urabona ko nyine n'ubundi yafashwe kugira ngo twereke umwuzukuru ko amaje gukura. Urabona ko rwose asa neza cyane, bishimye. Ni ibintu rero mu by'ukuri navuga ko iyi ni video yakomeje n'undi kugenda yandika amateka cyane, kuko aka kanya ngira ngo nusura urubuga rwa WhatsApp uraza gusanga hafi abantu bose bakoresha urubuga rwa WhatsApp yamaje kugera ahantu henshi hatandukanye.
ku mbuga nkoranyambaga ku bantu bakunda gukoresha rwose WhatsApp cyane waza kubona ko bagiye bayipostinga ntabwo ari ibintu biba bisanzwe uko ushobora kuba wapfa kubona cyangwa se cyane cyane His Excellency cyangwa se Her Excellency cyangwa se abandi bantu b'umuryango wa perezida kuba twapfa kubona ikintu kitwereka mu nzu iwawe cyangwa se indani mu rugo twaba twabona ibiberayo cyangwa se mu rugo urabona nk'uko uri kubibona ko rwose bari bambaye nk'umuntu uri mu rugo rwose kandi nawe urabona ko na Madamu Jeannette Kagame yambaye nawe nk'umuntu ubona ko rwose abantu bari mu rugo urabona ko bashobora kuba bari mu biruhuko ni ibintu byiza cyane. Ibi ni bigaragaza ko byibura rwose byibura twese dukunda imiryango yacu. Ushobora wenda kuba wakwibaza ko wenda abantu bafite titles zikomeye bashobora wenda kuba batakwinjira n'imiryango yabo cyangwa se batabonera umwanya umuryango wabo, ariko umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Ngira ngo urabona kuntu His Excellency yageragezaga yagerageza gutunguza kuri ahinduke. Urabona ko ni video ishimishije cyane, abantu bakomeje kugenda basharinga ubona ko ari ibintu byiza cyane. Tubabwira ati rwose turishimye cyane kandi twishimira neza ko urabona ko umwuzukuru ari gukora cyane rwose byihuse n'umwuzukuru wa His Excellency ndetse wari kumwe na bagrampa be. Urabona ko byari sawa cyane. Ngira ngo nibyo navuga rero biri gukomeza bigenda binavugwa hirya hino, actually ku bantu barimo kugenda banyandikira wenda hirya hino. Ngira ngo rero mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu, mwe mwese mubasha kudukurikira umunsi ku wundi, mubona ko amakuru mashya cyangwa se amakuru yose tubashe kugenda tuyabazanira mu gihe kandi tukabasha kugerageza kubashakira ya nkuru ibiri kuvugwaho cyane cyangwa se bikundwa n'abantu cyane. Amakuru yose rero ntandi muzajya muyasanga ni hano ku Isumba TV kandi turabakunda cyane. Ngira ngo ifite rero mukomeza muyibona cyangwa se murakomeza turayibasigiramo kugira ngo noneho urusho rwose kuza kureba neza, urebe kuntu wumve n'ibyo ari kuvuga, harimo n'amajwi. Ngira ngo ndeye gusigiramo yose uko yakabaye ubashe kuyumva wumve rwose n'ukuntu His Excellency ndetse n'umuryango we kuntu bari bishimye cyane kuba bari kumwe n'umwuzukuru wabo. Byari byiza cyane n'ibyishimo kabisa, ni ibintu byiza cyane kuba kwinjinga n'umuryango wawe ukunguku muri mu rugo. Urabona ko byari byiza cyane. Ubwo rero video yo ndaje ndaye gusigiraho ubundi urebe. Ngira ngo turacyari kumwe rero, amakuru ni menshi cyane kandi amakuru yo rwose komeza ujye udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu kandi rwose uduflowing ukomeze kandi tubane gatanu ko kandi Look here, wave at grandpa. Look here and wave at grandpa. He's not looking this side. Hello. Look here, wave at grandpa. Look here and wave at grandpa. He's not looking this side. Hello. Look here, wave at grandpa. Look here and wave at grandpa. He's not looking this side. Hello. Look here, wave at grandpa. Look here and wave at grandpa. He's not looking this side. Hello. Look here, wave at grandpa. Look here and wave at grandpa. He's not looking this side. Hello.